nibyo ukuri burya koko abatabizi bicwa no kutabimenya. Uyu munsi rero ikiganiro cyacu turarebera hamwe akamaro k'amapera. Amapera ni amwe mu mbuto zidakundwa n'abantu ndetse zidakundwa kurya n'abantu, kandi ndetse amapera arasuzugurwa. Bamwe bavuga ko amapera atera impatwe, ariko ntabwo ari ibyo, kuko amapera afite fibers nyinshi, bityo ibiryo byinshi bifite fibers ntabwo bitera impatwe ahubwo bivura impatwe. Pera rero rikungahaye muri carbohydrates, fibers, vitamine A, vitamine B, vitamine B1 na 2 ndetse vitamine B6 na B12. Uretse ibyo, ipera nanone rikungahaye muri vitamine E na vitamine C. Ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo ipera nanone rikize mu myunyungugu ndetse n'ubutabire. Murumva reko amapera afite intungamubiri nziza kandi nyinshi umubiri wawe ukeneye. Nta mpamvu rero zo kutarya amapera, kandi aboneka ndetse anahendutse. Ubushakashatsi bwakorewe mu Buhinde bwerekanye ko amapera yakoreshwa mu kwivura indwara y'umuvuduko w'amaraso. Abadogiteri bakozwe ubushakashatsi n'abadogiteri bize ibintu bijyanye n'imitima, indwara z'imitima, aba nabo bita amacardiologist. Kanye ko kurya amapera bigabanya umuvuduko w'amaraso ku rugero rwiza kandi rukenewe, kandi rushobora gufasha umubiri. Burya BP yerekana mu bice bibiri cyangwa se mu mibare, navuga ko ari ibiri. Hari umubare wo hejuru ndetse n'umubare wo hasi. Kurya amapera rero byerekanye ko bifite ubushobozi bwo kugabanya umubare wo hejuru, cyane cyane iyo umuntu yarwaye BP. Burya nuko hari imibare dufatiraho mu buvuzi, iyo mibare iyo yarenze biba ngombwa rero ko kwigabanya ukageza mu rugero rukwiriye, ari umubare wo hasi ndetse n'umubare wo hejuru. Tuzabisobanura neza ubwo tuzaba turimo turebera hamwe indwara ya BP, ikiyitera n'uko imeze. Niho tuzasobanura neza iyi ndwara ndetse n'ibyayo. Umubare wo hejuru rero iyo warenze urugero ndetse n'uwo hasi iyo warenze urugero, byerekanye ko kurya ipera bifite ubushobozi bwo kongera cyangwa se bwo gusubiza iyi mibare mu rugero rukwiriye, kugira ngo uyu muvuduko w'amaraso usubire mu rugero nyarwo rukwiriye, rutuma umutima utavunika. Ikindi nuko nanone ipera cyangwa se amapera afite nanone ubushobozi bwo kugabanya ibinure. Ibi ni ibinure biba bidakenewe mu mubiri, bishobora gutera indwara. Amapera rero afite uburyo iyo wariye agabanyamo ibinure, bityo umuntu akagira ibinure bikenewe ndetse byiza bikenewe n'umubiri. Ikindi nuko nanone amapera afite ubushobozi bwo kukurinda indwara z'umutima, kandi nanone amapera afite nanone ubushobozi bwo kugabanya iyo bita addiction mu bantu bakunda kunywa itabi cyangwa se abantu batumura itabi. Nuko iyo urya amapera 2 cyangwa 3 ku munsi, ugeraho ya addiction yo gushaka gutumura itabi ikagenda igabanuka, bityo bikazageraho rya tabi ukaryibagirwa maze ndetse ukarireka. Ni byiza rero ko dukangurira inshuti n'abavandimwe zacu zinywa itabi zigakunda amapera, ariko ndagira ngo mbabwire ko ibi bikunda iyo umuntu ashaka ko bimufasha, cyane cyane nk'umuntu wifuza kureka itabi byamufasha, kuko aba afite wiwu yo kurireka. Ariko udafite wiwu ntabwo bikunda, kuko nyine n'ubundi ntabwo aba bishaka. Ikindi nanone nuko ipera cyangwa se kurya amapera byongera imbaraga, bityo umubiri ukagira imbaraga
bityo bigatuma umuntu aba ari umuntu ufite imbaraga kandi agakora imirimo ye maze n'imirimo ye akayisohoza. Kandi nanone kurya amapera cyane cyane mu bantu baba bafite indwara chronic illness cyangwa se indwara bamaranye igihe, nuko kurya amapera bibongerera imbaraga ndetse bikabavura n'umunaniro cyangwa se fatigue, bityo bigatuma za ndwara zidakomeza kuba zahaza cyane. Ibi rero ni bimwe mu bintu ipera rizagufashamo. Twabonye n'intungamubiri z'ipera ndetse na bimwe ipera ryagufasha mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zitandukanye. Ndagira ngo rero mbakangurire gukunda ipera ndetse turirye kuko nta rwitwazo dufite, kuko amapera arahenduka kandi amapera aboneka hose. Ni byiza rero ko ipera naryo riboneka mu mbuto dukunda kandi rikaribwa. Ikiganiro cyacu rero naha kigarukiye, reka tuzongere tuganire ubutaha, tuganira ku kindi kintu gifite akamaro kandi kizatuma kwirinda ndetse tukanivura n'indwara. Ndagira ngo nongere mbibutse ko iki ari ikiganiro cy'ubuzima mu nama y'ubuzima, ikiganiro cy'ubuzima mu nama y'ubuzima, kandi mbasabe mukomeze mukore share, mukore like, comment ndetse na subscribe, cyane cyane kuba batarakora subscribe mudukore subscribe. Ndetse nanone nsabe abifuza kugira ibyo basobanukirwa mu bintu bitandukanye, ari ibijyanye n'ibiryo ndetse ari ibijyanye n'indwara, mwatwandikira muri comment mukatubwira ibyo mushaka guhugurwamo maze abafasha yenda se tukabiganiraho kugira ngo dufashirizwe hamwe. Ndi umuvandimwe wanyu rero John Nyandwi, ndabakunda kandi mbifuriza kugira amagara meza. Niyo mpamvu tubategurira ibiganiro by'ubuzima. Reka tugarukiriza aha naho ubutaha. Shalom shalom.